Ladyboy, transgender, something like that. Yeah. You're not a lady? Yes, What are you? I'm Ladyboys. uzababona mu muhanda bagenda mu maduka bahaha ku mihanda muri za gari ya moshi ariko by'umwihariko uzabasanga mu tubari twinshi hamwe n'utubyiniro. Ntuzibeshye ngo wibwire ko ubonye umukobwa w'ikimero kuko amahirwe menshi ni uko ari umuhungu mugenzi wawe. Reba ku ngoto cyangwa urebe ikirenge cyabo uzasanga gishobora kuba ari kinini kurusha icyawe. Iyi ni imwe mu nama zikunze guhabwa abasura igihugu cya Thailand ariko by'umwihariko abagabo. Impamvu y'ibi ni umubare uri hejuru cyane w'abasore bihinduye abakobwa muri iki gihugu. Abenegihugu ba Thailand ibi ni ibintu bamenyereye cyane ko biri mu bigize umuco hamwe n'imyizerere yabo, ibintu abasura iki gihugu bose batangarira. Njye muri kumwe ndi Kayira intwari Bertrand, tuganire kuri uyu muco udasanzwe w'abasore bihindura abakobwa muri Thailand. Mbere yo gukomeza ariko kanda like na subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, uve mu bashyitsi uhabwe ikaze mu muryango mugari wacu. Ijambo uwihinduje igitsina cyangwa transgender mu cyongereza ni rimwe mu yadakunze gukoreshwa cyane muri Thailand, kabone n'ubwo umubare munini w'abasore muri iki gihugu bamaze kwihinduza. Ijambo rikunze gukoreshwa cyane ni Gatoi. Mu busanzwe iri jambo ryabanje gukoreshwa bavuga abantu b'ibinyabibiri cyangwa bavukanye imyanya y'ibanga iteye ukundi kuntu. Ijambo gatoi ryaje kwamamara ndetse riba risanzwe muri Thailand, kuko abihinduje igitsina nabo bafatwa nk'abantu basanzwe. Ubabona mu mahahiro, mu ruhame bari kumwe n'inshuti zabo baganira ndetse no mu nsengero baba bahari basenga. Thailand ifite igipimo kiri hejuru y'ibindi bihugu byose by'isi mu kugira umubare munini w'abihinduje igitsina. Imibare itaremezwa neza ivuga ko byibuza umubare w'abihinduje igitsina muri iki gihugu uri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 300. Iki akaba ari igipimo kiri hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bice by'isi. Abanya-Thailand nta rwango cyangwa ingingimira bagaragariza ababihinduje igitsina, ahubwo akenshi usanga babavugira bemeza ko bafite ubwisanzure bwo kwitwara uko bashaka. Imyemerere ya Buddhism ya benshi muri iki gihugu nayo ibigiramo uruhare rukomeye, cyane ko no mu bitabo byabo harimo ko mu isi hariho ibitsina bitatu ari by'umugabo, umugore na gatoi. Mu magambo make imyemerere yabo nayo yemeza ko ababihinduje igitsina bagomba kubaho. Inyigisho za Buddhism kandi akenshi zishingira ku ngingo ivuga ko ubuzima tubamo uyu munsi aba ari umusaruro w'ubundi buzima tuba twarabanje kubamo mbere y'uko tuvuka. Indi myizerere ni ishingira ku kizwe nka karma, aho ingufu ziturutse mu bikorwa by'umuntu mu buzima bumwe zigira imbaraga mu bizamubaho mu buzima buzaza. Ibi bituma bizera ko umuntu uvuka ari gatoi cyangwa umuhungu witwara gikobwa bituruka ku makosa yakoze mu buzima bwabanje cyangwa akananirwa kuzuza inshingano z'umugabo nko kwita ku mugore utwite, bikamuviramo ko nawe avuka mu buzima bushya ameze nk'umugore kandi ari umugabo. Ababuddhist kandi bakomeza bizera ko ibi ari ibintu udashobora kugira ahantu na hamwe uhungira, kandi ko uwabayeho gatoi cyangwa uwihinduje igitsina mu buzima bwabanje uko byagenda kose bigomba kumukurikirana akanaba nawe mu buzima buzaza. Ibi rero bituma abanya-Thailand hamwe n'abafite iyi myizerere bose badatera amabuye ababihinduje igitsina, kuko ngo ari ibintu badashobora guhunga ngo bikunde. Ukwakira ababihinduje igitsina muri sosiyete ariko nabyo bigiye bitandukanye bitewe n'agace uherereyemo muri Thailand. Mu bice by'umujyi ahanini niho babafata nk'abantu basanzwe. Mu bice by'icyaro ho bemeza ko kubana nabo bishingiye ku kubagirira imbabazi aho kubemeza nk'abantu basanzwe. Ukwihinduza igitsina muri Thailand byageze ku rwego ruri hejuru cyane kuko banashyiriweho amarushanwa y'ubwiza bitabira bagahangana nk'abandi bakobwa basanzwe. Miss Tiffany Universe ni irushanwa ry'ubwiza ryagenewe abasore n'akabakobwa nako ntabwo mbizi bo muri Thailand. Baba baragiye kwibagisha ngo imyanya y'ibanga yabo bayihindure cyangwa bakiyifite. Iri ni irushanwa riba buri mwaka kandi rigakurikirwa cyane n'abarenga miliyoni 15 bicara imbere ya televiziyo bategereje kureba uwihinduje igitsina mwiza kurusha abandi. Uwegukanye iri rushanwa ahabwa ibihembo bitandukanye nk'uko bigenda ku yandi makamba. Ahahabwa imodoka nziza yo mu bwoko bwa Honda Jazz, amafaranga, imikufi ihenze hamwe n'ibindi bihembo bitandukanye bitangwa n'abaterankunga. Ibyuko bamwe muri bo bashobora kuba bakora ruswa y'igitsina nk'uko byagenze muri rya rushanwa rindi ariko ho nta makuru yo kubihamya mfite.
Mu busanzwe muri Thailand hakunze kuba imyiyereko izwi nka cabaret shows. Iyi akaba ari imikino y'ikinamico ivanzemo indirimbo hamwe n'imbyino, ikaba imwe mu imenyerewe cyane mu muco wa Thailand, ariko by'umwihariko ikanagaragaramo aba basore bihinduye abakobwa, aho bazunguza ibice by'imibiri yabo mu buryo busanzwe bumenyerewe ku bakobwa. Irushanwa rya Miss Tiffany Universe ryo rigereranywa n'irisanzwe rimenyerewe ku isi rya Miss Universe, ariko rikagira umwihariko wo kuba ari iry'abagathoi. Bagathoi nk'uko babita muri Thailand babaho ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi bantu muri Thailand. Bakunze kugaragara kenshi mu mirimo irimo nko gutunganya imisatsi, bagakina za filime, bagakora mu tubari, bakaba abanyamideli, harimo kandi n'abicuruza ku mihanda, bakanakora indi mirimo itandukanye isanzwe imenyerewe ku bagore. Bemererwa kandi kuba bakundana bisanzwe, yewe bakanabona abagabo babakunda cyane, bakaba banashyingiranwa nk'uko bigenda ku bandi bakobwa bose. Bagathoi baragaragara cyane mu muco wa Thailand ndetse bahawe rugari kurusha mu bindi bihugu hamwe no mu mico itandukanye yo ku isi. Benshi mu bahanzi b'ibyamamare, abanyamideli bagezweho, abakinnyi ba za filime muri Thailand higanjemo n'abagathoi. Mu itangazamakuru naho ntibahezwa. Ibitangazamakuru byandika bisohora amafoto yabo nta rwikekwe, cyane nk'iyo batsinze mu marushanwa yabo y'ubwiza. Mu buryo bworoshye kandi bagathoi bashobora guhabwa imisemburo cyangwa amahormone abafasha gukomeza kuba bo bifuza kuba, ndetse bakabagwa mu gihe bashaka guhindura ibice by'imibiri yabo birimo nko kwiteresha amabere. Mu mafarumasi asanzwe acuruza imiti naho biraborohera guhabwa imiti ihindura imiterere y'imibiri yabo niyo baba batayandikiwe na muganga. Benshi bambara imyenda y'abakobwa n'abagore, bakagana abaganga kugira ngo babakorere ibikenewe byose kugira ngo nabo batangire kwibona nk'abagore. Mu gihe umwana w'umuhungu muri Thailand atangiye kutishimira imiterere y'uwo ari we, biramworohera cyane gutangira inzira nshya yo kuba umukobwa, cyane ko n'umuryango rusange wabayemo ubimwemerera. Abakinnyi b'amafilime, abaririmbyi, abanyamideli hamwe n'ibindi byamamare bitandukanye biba byarihinduje, nabyo abana b'abahungu batangira kubafatiraho urugero, bakumva ko ari ibintu bishoboka cyane cyangwa ko ari amwe mu mahitamo bafite yo kuba bahinduka nkabo. Mu mashuri aho biga naho haba hari abahungu bihinduje ku buryo biborohera kuba bajya kubagisha inama. Aba nibo babagira inama ku bijyanye n'amahormone, imyenda bakwiye kwambara, ibirungo bakwiye kwisiga hamwe n'ibindi binyuranye. Iyo bigeze ku buvuzi, ushaka kwibagisha izuru ngo rise nk'iry'abakobwa bimutwara byibuze amadolari 240. Kwibagisha ngo bahindure imiterere y'igitsina cyabo bigatwara agera ku madolari 950 y'amanyamerika. Kugira ngo bageze amafaranga angana gutya ni ibintu bigoye cyane kuko n'imishahara y'abakozi iri hasi cyane muri Thailand. Mu gushaka amafaranga yo kuzibagisha ngo babe abakobwa, bituma benshi batangira gukora utuzi two mu kabari cyangwa bakajya muri ya mikino ya cabaret ikunze kwitabirwa cyane na ba mukerarugendo. Amafaranga bahabwa na ba mukerarugendo nka tip mu tubari cyangwa nyuma yo kubabyinira niyo bakomeza kubika kugira ngo azabafashe nibajya kwibagisha. Ibi ariko binakurizamo bamwe kuba bakwinjira mu nzira zo kwicuruza hamwe n'ubusambanyi kugira ngo babashe kubona amafaranga ahagije. Zimwe mu nzozi umukato yaba afite ni uguhura n'umunyamahanga ushobora kumwikundira akamuvana muri Thailand, nyuma akaba yamuhesha ibyangombwa bimwemeza nk'umugore, bakaba banashyingiranywe. Kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi, igisirikare cya Thailand buri mwaka kigira umunsi wihariye wo gutoranya abagomba kwinjira mu ngabo. Buri musore wese uri hejuru y'imyaka 21 ategekwa kwitabira iri toranya, kabone niyo yaba atakiyumva nk'umusore. Bagathoi rero akenshi ntibajya batoranywa ngo binjizwe mu ngabo, kabone nubwo buri gihe bategekwa kwitabira iri jonjora. Amategeko ya Thailand abuza abantu kuba bakwihinduza igitsina, by'umwihariko ku ndangamuntu zabo. Bisobanuye ko abasore bose bihinduza abakobwa n'abagore, n'ubundi mu ndangamuntu bakomeza kwandikwa nk'abagabo. Ushobora kuba wakurikiye inkuru wateganyaga cyangwa wifuzaga kuzajya muri Thailand umunsi umwe. Dore bimwe mu bishobora kuzagufasha kumenya aba basore bihinduje, ntabe yakugusha mu mutego wibwira ko ari umukobwa. Kugira ngo umenye ko umukobwa uguhagaze imbere ashobora kuba ari umusore mugenzi wawe, ushobora kurebera ku burebure. Akenshi ibihugu bya Aziya usanga bituwe n'abantu bafite uburebure buringaniye, by'umwihariko ku bakobwa. Mu gihe rero ugiye muri Thailand ugasanga umukobwa uri kubona mwenda kureshya, tangira ugire amakenga kuko ashobora kuba ari umuhungu mugenzi wawe. Uzabamenyera kandi ku buryo bitwara nk'abakobwa mu buryo bukabije kurusha n'uko abakobwa basanzwe bitwara.
akenshi bisiga ibirungo by'ubwiza mu buryo bukabije cyangwa bakambara amakanzu yerekana ibibero byabo. Usanga kandi bafite ibitugu birebire kurusha iby'abakobwa, akenshi ugasanga nta masutiye bambara, ibintu bidasanzwe ku bakobwa bo muri Thailand. Ushobora kandi no kurebera ku ngoto kuko ikunze kuba ari nini, ndetse n'amajwi yabo akenshi usanga ari ay'abagabo. Mu gihe uri umuntu ukunda kuganira, ushobora no kubibariza niba koko ari abagabo cyangwa ari abagore, cyane ko iyo ari ingingo benshi muri bo bakunze kuganiraho bisanzuye. Mu mirimo hafi ya yose muri Thailand, aba basore bihinduje abakobwa ubasangamo, ariko bakagira amahirwe yo kuba umuco wa Thailand ubakira nk'abantu basanzwe, ntihagire ubasubiza inyuma. Mu Rwanda natwe dufite abasore b'abanyarwandakazi. Ese natwe dukwiye kubakira mu miryango yacu cyangwa iyi ni kirazira? Andika hasi icyo utekereza muri comment, ari nako ukora subscribe kugira ngo inkuru nziza nk'iyi zijye zikugeraho mu buryo bworoshye. Amahoro.